se ko mukuru w'abapolisi yambwiye ko saa 3 mba mpageze ku biro nkaba nahageze nkaba namubona reka ndebe nimero ye muhamagare fande nahageze kare nahageze niho mpagaze ku muryango wa office Okay guma ngaho nwafi nyuma y'iminota 30 ndaba mpageze afande ndabategereje muze munyemura ikibazo rwose kuko ndababaye nazengurutse imisozi nza n'amaguru ari mwe gishaka Banyiri byondo ni mubishyure kandi ni mutabishyura muragibwaho n'ibibazo kobona banyiri inzu twaragowe uriya mupangayi buretse ngiye gushaka umukomisiyoneri nshakira umuntu uzi guhana tuzagere tumuminyature inkoni zizamushyushya itagira ayampe ayabara yampereza buretse sha urakakanya kanyarukiye ibirara byari biri babitesheje kwiba basina akumana ubu ko nibye byishuba iki kintu cyo nzakiba bimpira ariko Imana izabijyamo ngenda bizi Imana izakora ngenda bizi wenda uzagutsindira kandi wanda ushukenge ngana gutya ndaje shaka umuti uzabikora reka nze ndaje hano igisamba cyari kikibuka uburyo cyagiye kwiba bakagitesha maze ntikibashe gucyura amaronko cyo kirimo kibitekerezaho neza kirimo kubyibuka ukuntu bagitesheje ntikibashe kugira icyo kiba cyari kirimo gishakisha uburyo cyajya kureba umuti kugira ngo kizari kibasha gusinziriza abantu basinziriye maze ubundi kibe gifite umutekano Saba cyaratekereje kiti reka njye kureba Kanyombya ashobora kuba yabasha kumenya imiti n'inyoni zikoresha zijya kwiba amasaka ndetse n'imineke mu rutoki ashobora nanjye kuba yamu umuti nkajya kwiyibira abantu erega kenshi na kenshi dufatwa tutabishaka reka wimvire ahamagaye Kanyombya ngo amubaze abantu bagenda hano pirime bagenda bagonga abantu n'abakuru ntibaba ako kuri kwiganiza wasaza umva nkubwira ngira saza rasaba kukwije uretse ngo nabona umwana ari kugenda go hirya no hino agenda yigwisha Kanyombya ngiye mfite ikibazo ndwaye mu mutwe wapi ejo bundi nagiye kwiba akantu barandaburiza fo mbendaga no kunyica nuko nabaye umugabo hejuru ya nawe barakurangara kwawe ubwiba karese warabaye ngiye kwigurara rwose bushoboka kuko sinakwemera kwicwa n'inzara sha iki kigabo ko nyibwira nikisubize ucyo ntigifite ubugome koko kirimo kirisinziriza ngo cyasinze iki kintu kirabishaka ibyo byose Kanyombya mbwira agatsinda ndakibwira ubundi cyasinze wajyakire gusa ubuzi wajya uri kurota famiye y'ingurube mbwira ariko ndakubwa warangaye ugiye nesibura siporo guhera aka kanya kimweru kizarangira nta mukobwa ngomba kumutsindira kano gahungu kari fake karabura gukora kakajya kwicunda kariya kantu nta mafaranga gafite kabisa umuhungu uramukira muri siporo gusa ntacyo amaze reka njye kureba ko ariho naturumburamo amafaranga sister mbabarira uvuze ngo iki mbabarira urumva nasore ufite abahungu namwe bameze namwe ngenda mutareba nasore mugira ubusubiramo none sister mbabarira uvuze ngo iki mbabarira mundi suri nduturutse ndi mu butumwa bw'akazi uvuze ngo iki ngo mu butumwa bw'akazi kumana we kara gasore kaje kangwira nakaye ngo mu butumwa bw'akazi nani soni ako ngabura kira kintu kiba kiri mu myitozo n'icyandera basa ari kwitoza biki ku igihugu nta nambara gifite umbaye wakino uri kwitegura iki ko nta nambara iba
Karamedaboro ni kajangwe. Bugute sa kintu. Vayo hano mwigishe. Unyigisha icyo wamurezi. Urabibona no wagira wa kintu. Ngiye kumukarangiramo hano we. Uje kunyigisha iki se wakamadrone? Mfacemo wa kintu. We kuramo amaboko mwereka uburyo kuramo ibyo gofero n'ibyo bipira mwereka uburyo twiga. Ngiye kukwigisha nubimenya nzakwira wa mukobwa. Okay, nta kibazo. Nshobora kuba ndi mwiza kandi nhinduka gisohoka ndeba imbere kureba inyuma ahantu hose. Ikigoryi cy'umukobwa cyiciye mesiya dusisiye. Ubundi se uyu mungu turongeye turahuye waje gukora icyaha. Ya boy, ni hapangaye baranze kwishyura batekereza yuko tutazabakuramo tugashyiramo abandi. Muzabakura he? Ari muri corona. Abakomisiyoneri niba hari kandi umenye ko niba hano umutima bigurwa amaso naragurwa. Twamuteza bakaduha avance. Ubwo ushatse kuvuga ko umurambo we tuzagurisha tugakuramo avance. Avance ku murambo. Ugasanduko ke tukagapima neza kakaba fresh tukagakura. Hoya ni mu kinendebe. Twatsinzwe muri ibigwara. Hari itangazo bavuze ko kwa mugabo bagiye kubirukana mu nzu. Gasa ni ukuri koko abantu basenga babirukana mu nzu. None se ko bakenye bakabura ubwishyu. Imba ukuri koko ibintu birakomeye. Ngiye kubwira papa na mama babasenge. Injira. Uraba witonze gato. Refere ngiye gusevinga tuba dufite n'ibirego byinshi. Urakaza neza ahangaha ni muri ofisi ya polisi. Yego sheri ndabyishimiye kuba umpaye karibu. Ariko si bro, yarakoze nshaka kukwibariza kamatsi. Kameze gatisi kandi. Uriya mugabo nkunda ko numuhangayikeye cyane meze bite. Twajyana umuvandimwe wawe. Ase igihe cyose umbaza mugabo rega kumuhangayikira birumvikana. Ni inshuti yanjye. Mubizi se? Inshuti yawe koko. Si inshuti yawe bayihangayikira Imana yakabya. Aya nta birenze babiri. Twajya muri abatinga. Wajya no kuri hari wajya muri teretana wajya n'ikisheri wawe kandi n'umugabo. Gahumva nk'ibintu ubuzanyemo kandi. Yabana uzabimbwira mushakire umutekire kare. Ariko ufite ikibazo ahubwo wajya uvuga ibintu bijyanye. Ahubwo mukanya agiye no kuza ahangaha. Ndetse ujye kuza. Aho wavugaga inshuti yawe. Mugabo se. Karibu nyine. Sawa. Nurukundo. None ibirego biragwira nabonye byinshi.
urukundo se rwande muko rwanjye nawe Alo? Bite amakuru yawe se ko utari kumpa raporo y'akazi bimeze bite nkeneye raporo y'akazi byihutirwa kandi vuba cyane ngo menye ibone vuba ubwo rero bitarenze ejo apremidi zabe namaze kubona raporo sawa rero ubwo nizere ko ugiye kubikoraho neza Sara umukobwa buri niko adafata fone aba yabaye igikoko uyu ni umupolisi nyabakikoko utazi gushyiraho telefone nanjye bataliyani yanjye bampaye bose bari babuze abo babo si uyu ni ejenti nyabakikoko ejenti nshaka nkamubura ni gute Yes, mugabo, karibu. Yambi. Karibu. Amakuru. Neza. Mugabo ni karibu. Merci. Nahageze. Nahageze. Amahoro. Yego. Turashimye cyane ko tuhageze. Ni karibu hano iwanjye. Yego. Uraho namwe. Twaguhaye karibu. Nakoze cyane. Bite se? Sawa. Umeze neza. Byiza. Mugabo wari umeze ute? Ndashima Imana. Twari tugukumbuye. Haciye n'igihe rwose. Shakiye nini cyane pe. Ni ibibazo biba byatumye abantu batabonana ariko undi nta rwangano rurimo. Ibibazo birumvikana. Ese ko ari cyo gihe turimo. Ibibazo bisigaye birabitera twibagirwa n'ibibazo yabaje. Ariko gusetsa. Abakoreye byonyine no kudusura. Ngo ntabwo uba dukumbuye twebwe. Muri aho bakumbuye cyane. Ariko kubera ibibazo biba nagize bigatuma ntabasha kuboneka ariko bibaye ngombwa nyine ko bagera. Umurari igihe ibibazo byose bizashira. Ibibazo se? Ariko nta mvura idahita burya cyane. Ese ko bivuga nkaho ufite ibibazo. None se wowe ntago ureba wenda ngo unagira ikintu wibwira kwe. Uburyo ki asura ko kasa nk'umuntu ufite ibibazo. Rega no kwango bibaho kugira ngo uvugara biceceka buriya. Utarakubitirwa mu rusengero agira ngo Imana ntizigukubita. Baravuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya he. Iyo bigananye mu mbore mujyane nize makeya. Utekereza se ko ibibazo byose umuntu ari ngombwa ngo bigaragarize buri muntu wese. Ibibazo mba mfite bimushyitse se ko nduzi ntamuzi ko nta mumenyi. Uriya ni ufite wanjye. Uyu ni ufite wanjye twariga. Ariga yitwa ndetse. Yitwa Peza. Ubona nyitegereza cyane nk'aho wansi. Ushobora gusanga ari n'ahakunze burana aga Rwanda ni rutoya. Uva ukagera hari ukahasanga umuntu urumva usanzwe umutanaziranye pe. Seriza ko nduzi umureba nabi cyane. Byiza rero turishimye cyane ko udusura buriya ni byiza biradushimishije natwe gutaha tugomba gupanga tugategura tukabasura babyishimiye cyane iyo bita ubushuti bugomba gukomezwa n'akarande cyane rwose.
ushobora kuvuga ari kumwitegereza ariko nibyo twagiranye ibiganiro byinshi ahubwo wanakoze rwose mbere yuko umuntu aganira n'ibindi wabanje kumubaza ko umuntu mukuru urenda umuvuga kubera iki niyivuge nta mpamvu oya simba ishaka nitwa Mugabo ngomba kuvuga ko anubatse ariko nibyo yavuze ko ari Mugabo se akaba anubatse ibyo hari icyo bigutwaye se yubatse cyane ese urabona nta mpeta yambaye akaboko byo warebye ku kaboko ubona nta mpeta yambaye ni byiza kabisa bivuga ngo natwe turapanga tubasure muri iyi minsi ndabona kuba unaje n'aha ngaha wahuriye na mushuti wundi nayo ubu mugiye kuba inshuti mwese muba inshuti ubu ngubu ngo tuzagusura nawe tumusure niho ubushuti buturuka sisi ko nzasura Mugabo nawe akansura ibyo nta kibazo uzirira ubusura kandi wamubonye ariko ubushuti niko biba bigomba kumera abagomba kunsura kandi bamusura nta kibazo rwose isi ko mbona bikubabaje iyo Mugabo ni byiza guhura nabyishimiye nubwo numva duhuye mu bibazo yakubwiye ahantu atuye mbese ke ntibakubwiye ko Mugabo afite ibibazo ujya mwaganira ariko bagavuga ati ibibazo ari byo numva bigaruka nubwo nabashije kubimenya ibibazo ntabyo ari burage twiteraga nawe hanyuma ndi kumva muri byibazaho cyane ariko nari nje kubasura ndagiye mfite akanya gatoya hano ubutaha tuzongera nanjye mbere kugira nsezera ikibazo twanzanira ntabwo mwazanye urabizi ko tugeze hano kare nuko ubonye Mugabo kumfuza urabizi ko nanjye nageze hano kare erekeza Mugabo ngo arabasigaye nta kibazo aragenda nyuma sawa rero sawa wakoze cyane iza naguherekeze kugeze ku irembo urumva nakumenya sawa Keza, tumusanga hano se? Akeza menganira. Sawa. Sawa rero Mugabo kangende. Kangende nyine urabona ko byinshi uzagaruka gusura se njye nzagaruka. Sura keza. Sawa. Oui, none se ngwino ngwerekere mu kiganiro cyanjye mwerekeze nta kibazo mbese nawe gusezera sawa murare neza murakoze cyane kabisa zagaruke kudusura Oui. Wangwiki.
indesi yagiye ye baba mana yanjye we nanjye nari nagiye gusura umuntu sawa nta kundi